turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho. Tubahaye ikaze ku isengesho ribohora official. Mwebwe abo tubana mukunda ijambo ry'Imana, mukunda Imana, mugakunda umwami Yesu ndetse mugakunda n'abantu be, muhawe ikaze muri uyu mwanya mwiza aho muherereye hose hirya no hino mu isi. Ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Yesu Kristo bibane n'ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu. Mugubwe neza muri byose. Tubasaba kugira ngo abatarakora subscribe cyangwa se mu Cyongereza mubikore, ndetse namwe abamaze gukora cyangwa se subscribe, mwebwe icyo musabwa ni ugukora like na share, nta kindi, hanyuma tugakomeza gukora umurimo w'Imana. Muhabwe umugisha, mugirirwe neza n'Imana. Tuje mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga. Ijambo riraba rigufi, isengesho niryo ribujya imbere cyane. Aho duherukira hano murabizi, twagaragaje ko umuntu yamaze guhishurirwa ikiba gisigaye ari uko agomba kujya mu mwuka akarwana urugamba. Iyo wamaze guhishurirwa inkomoko y'ibibazo byawe, iyo wamaze guhishurirwa inkomoko y'ingorane yawe, iyo wamaze guhishurirwa imva n'imvano z'intambara urimo urarwana, ugusabwa kujya mu mwuka ukarwana urugamba wawe, ukarwanirira imibereho yawe. Imana yiteguye kuguha intsinzi. Ujya mu ntambara mu mwuka ukarwana, Uwiteka nawe akaguha kunesha, kuko Uwiteka niwe utugabiza abanzi bacu. Uwiteka niwe uduha kunesha abaduhagurukiye. Uwiteka niwe uduha kunesha ababisha bacu akabatugabiza. Rero ntabwo ugomba gutinya intambara mu mwuka. Mu Mana ni ngombwa yuko uwizera wese agomba kuba ari umurwanyi, kandi umurwanyi mwiza, umurwanyi watojwe n'Imana, kuko kenshi na kenshi ibigeragezo Imana iducishamo, intambara Imana itunyuzamo, ibigamije kugutyaza, ibigamije kugucura ngo ikukoreshe rwose, igukoreshe iby'ubutwari. Uba ugomba rero kuba witeguye kurwana mu izina rya Yesu, Uwiteka akagukoresha iby'ubutwari. Reka rero duhamagare ubwami bw'Imana buza aho turi, buza aho uri, kugira ngo budufashe kumva no gusobanukirwa, kandi ari nabwo budufasha kutwinjiza mu mwuka kugira ngo tubashe gusenga uko bikwiye. Mana Data, mu izina rya Yesu muremyi waremye ijuru n'isi, turagusaba kugira ngo ubwami bwawe buze aho turi. Ibyo ushaka ko bikorwa muri twebwe ari byo bikorwa no mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ndagusaba kugira ngo ubwami bwawe buze aho uyu muntu ari, aho ari kunyumvira. Ibyo ushaka ko biba aho ari, ibyo ushaka ko biba mu buzima bwe ari byo biba no mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ndagusaba kugira ngo ibyo ushaka ko bimbaho kuri Mwana ari byo biba no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo udashaka ko bitubaho biveho mu izina rya Yesu. Ibyo udashaka ko bitubaho, ibyo udashaka ko biba kuri uyu muntu uri kunyumva Mwana, ibyo biveho, ntiwemere ko bibaho mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo ibyo ushaka ko bibaho hano mu isi muri rusange, ibyo ushaka ko biba kuri buri muntu wese mwamuri kunyumva, ari byo biba no mu ijuru ku buzima bwe, mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze rero kugira ngo mu izina rya Yesu uduhe kumva ijwi ryawe, uduhe kumva ijambo ryawe, mu izina rya Yesu duhe kumva ijambo ryawe muri iki gihe cy'akaga ko mu isi kuzuye mu isi. Mwami, duhe kukwegera kugira ngo twumve ijambo ryawe rizima. Ohereze ijambo ryawe rizima Mwami muri iki gihe cy'akaga kuzuye mu isi. Muri iki gihe Mwami isi icuza umwijima, dusabye kugira ngo Mwami uduhe kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ry'ukuri. Urakoze kohereje ijambo ryawe ry'ukuri kugira ngo ritwubake, kugira ngo ridukomeze, kugira ngo ritwinjize mu byo uduteguriye bituri imbere, mu izina ryera rya Yesu Kristo, mu izina ryera rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu,
hari iby'Imana iguteguriye biri imbere ugomba kugenda ukabifata. Hari iby'Imana integuriye bindi imbere ngomba kujya imbere nkabifata. Imana iduteguriye ibyiza byinshi. Umwanditsi Bazaburi we yaravuze ngo yabasha kubibara ngo erega Mana ibyo wibwira kungirira ni byinshi, ndetse nabasha kubibara biruta umusenyi wo ku nyanja. Ibyo Imana yibwira kukugirira biruta umusenyi wo ku nyanja, ni byinshi. Aho ngaho ni Zaburi 139. aho ngaho bavuga ngo ibyo Uwiteka yibwira kutugirira ni iby'igiciro, nabasha kubibara biruta umusenyi wo ku nyanja. So rero hari iby'Imana iguteguriye biri imbere yawe. Ni urugendo rero ugomba gukora rwo kugira ngo ubisingire ubyinjiremo mu izina rya Yesu. Muri urwo rugendo rero rwo kugira ngo ubyinjiremo, hariho umugambi nyamukuru Imana iguteguriye wo kubaho iteka, ukabaho iteka nta rupfu, ukabaho iteka nta mibabaro, nta nimba, nta gahinda, nta bukene, nta ndwara, ukabaho iteka. Imana iguteguriye kuzabana nayo iteka ryose, umeze nkayo, nta gupfa, nta gusaza, nta gukena, nta gusonza, nta kubabara, ukabaho nk'Imana iteka ryose. Ibyo ibiguteguriye mu gihe kiri imbere, biri imbere yawe, biragutegereje. Iguteguriye kuzimana na Kristo hano mu isi, ku ngoma ya Kristo y'imyaka 1000, aho Kristo agiye kuza agakuraho ubwami bwose bwo mu isi n'ubutegetsi bwose bwo mu isi, akima ingoma, akaba ari uyobora iyi si, akayiyoborana n'abiwe bamwemeye bakizera izina rye, bamukorera ku manywa na nijoro. Yesu ari hafi kuza, akima ingoma hano mu isi, agakuraho intebe zose zo mu isi n'abazicayeho, akima ingoma, akimika abagomba kuyoborana nabo, abagomba gutegekana nabo, abagomba kwimana nabo hano mu isi ku ngoma yiwe y'imyaka 1000. Abo rero agomba kwimana nabo ku ngoma y'imyaka 1000. Ndimo, nawe urimo niba umwemera ukamwizera. Urumva rero ibyo aguteguriye ni byiza, n'iby'igiciro, birakomeye cyane. Ku ngoma ya Kristo ntago bizamusaba kugira ngo yimike akurikije kategori y'amashuri ya hano mu isi. Kwimika abagomba kuyoborana, kwimika abami agomba kuyoborana nabo hano mu isi, bizagenwa n'imirimo wakoreye Imana uri hano mu isi muri ubuzima bwa none. Imirimo urimo urakora hano muri ubuzima bwa none, uburyo ukorera mu Imana muri iki gihe cya none, uburyo urimo usenga, uburyo wumva mu ijambo ry'Imana, uburyo ushyigikira umurimo w'Imana, uburyo ufashamo abakozi b'Imana, uburyo ufasha imfubyi, ufasha abapfakazi, uburyo ufasha buri muntu wese ukora umurimo w'Imana. Ibikorwa byose byiza ukorera muri Kristo Yesu. Ndavuga imirimo dukorera muri Yesu Kristo. Iyo dukoreye hanze ya Yesu Kristo, yo nta nyungu, nta mumaro, nta gaciro ihabwa. Ntizahabwa agaciro ku ngoma ya Kristo. Ihabwa agaciro ni imirimo dukorera muri Kristo Yesu, uwo twizeye. Dufasha imfubyi, dufasha abakene, dufasha abakozi b'Imana, dushyigikira abakozi b'Imana, tubashyigikiza amafaranga yacu dutanga kubw'ibikorwa byabo bakora by'umurimo w'Imana. Ndetse dushyigikira ivugabutumwa hirya no hino mu isi. Ivugabutumwa aho ritaragera tukaritera inkunga, tugatera inkunga ivugabutumwa, tugatera inkunga ivugabutumwa dukoresheje ubutunzi bwacu. Iyo niyo mirimo, ariko tukabikorana umutima ukunze, tudahatirizwa. Iyo niyo mirimo idutegurira kuzimana na Kristo ku ngoma y'imyaka 1000, twebwe abamwemeye tukamwizera. Ariko niba wowe warizeye Yesu Kristo ndetse ukaba ukiranuka,
ariko nta mirimo ukora bizakugora kugira ngo wowe uzahabwe ingororano, kubera ijambo riravuga ngo dore nzanye ingororano zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Rero ku ngoma ya Kristo zimwe mu ngororano azaduhereza zizaba zishingiye kuri iyo mirimo muri iki gihe cya none turi gukora. Muri iki gihe cya none urimo urakorera iki Imana? Ese amafaranga yawe ntuyarya ukayarangiza utayakoreye mu Imana? Ese ntuyarambika kuri banka ntuyakoreshe gutyo? Simvuze ko kubitsa amafaranga ari bibi, kwizigama ni byiza cyane, ariko ujya wibuka no kuzigama mu bwami bw'ijuru. Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo kubitsa aho ingese n'inyenzi zitagera. Mugire umwete wo kubitsa aho inyenzi n'ingese zitagera. Ahishura izindi banka zo mu ijuru aho umuntu ashobora kubitsa kuri banka yo mu ijuru. Aravuga ngo rero aho umutima w'umuntu uri, aho ubutunzi bw'umuntu buri, ni naho nawe azaba. Ubutunzi bwawe niba buri hano mu isi gusa, waraburunze hano mu isi, utarigeze ubushora mu ijuru mu buryo bw'ubwami bw'Imana ngo ubushore no mu murimo w'Imana, wowe iherezo ryawe rishobora kuzaba ribi nyuma yo kuva muri ubu buzima. Ariko ndagusengera kugira ngo ujijuke, wibuke no gukorera ijuru. Ntirikorerwa ijuru tiketi yo kujya mu ijuru ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukamushyira mu mutima wawe, ukamwumvira, ukamwubaha. Ariko icyo dukorera ni ingororano. Ingororano nizo dukorera. So rero izo ngororano rero uzagororerwa bihwanye n'ibyo wakoze. Imana y'amahoro igumugisha. Saho ngaho nashaka kuza, tuje rero muri nanone mu ijambo ibusho duherukira ahangaha. Twabonye ko ariko ibyo cyo cyigisho ibyo ndimo mvuga, nzategura ikigisho cyabyo tuze tukigishe cyane, tukirambure, tugaragaze ingoma ya Kristo mu isi uko izakora hano mu isi. Ingoma ya Kristo hano mu isi uko izabirimo irakora hano mu isi, abo Kristo azayoborana nabo uko bameze n'abari bo, tuzaza tubisobanure mu gihe gikwiye. Imana y'amahoro igumugisha. Ubu rero kano kanya tugarutse muri rya jambo nyine rivuga ngo umunyamaboko iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa. Umunyamaboko iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko umurusha amaboko iyo ahahingutse akamutsinda amwambura intwaro yari yizigiye, maze ibyo amutwaye akabigabira abandi. Twabonye ko umunyamaboko wa mbere ari Kristo Yesu waje mu isi agaba igitero kuri Satani, amunyaga intwaro, amugabaho igitero, amusanga ikuzimu, amunyaga intwaro, amunyaga ibyo yari afite byose, amunyaga ubutware, amunyaga ubushobozi, amunyaga ubushobozi bw'urupfu n'imbaraga z'urupfu, amunyaga n'ubutware bwa buri kimwe cyose, amunyaga n'ubutware ku bantu. Yesu mwizukazukana ubutware n'ikuzo, aravuga ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Aka kanya umwami w'abami twizeye afite ubutware kuri twe bwo kudukiza ibyaha, afite ubutware bwo kudukiza indwara, afite ubutware bwo kudukiza kamere, kudukiza ubukene, kudukiza inyatsi, kudukiza buri ngorane iyo ari yo yose. Yesu afite ubutware bwo kugukiza buri ngorane iyo ari yo yose. Ariko mu yandi magambo, nyuma rero yo kunyaga Satani ubutware, hari ubwo yagabiye abantu, abugabira bamwemeye, aburekurira ku bamwemeye tukizera izina rye. Ijambo riravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ariko muri Luka 10:18 aravuga ati nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, dore nanjye bahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Kandi cyane cyo kivuga yuko uzakandagira intare n'imoma, ukaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Ibyo nibyo Uwiteka yaduhaye. Amasaha ya rero ndashaka gukorana nawe isengesho ryo kwizera, isengesho ry'intambara y'umwuka, isengesho rigambiriye gukuraho cyangwa kumaraho imirimo yose yumye muri Yohana mu gice cyaho cya
cya 8 n'umurongo wa 36 tugiye gusengera muri ibyo byanditswe 2:8-3-6. Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 8 umurongo wa 36. Yesu yaravuze ngo umwana nababatura muzamubatuwe by'ukuri. Yesu yiteguye kukuvana mu bubata bwose bw'ibintu byakubase. Ntabwo ugomba kwemera kuba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ugomba kubohoka mu izina rya Yesu. Ugomba kubatuka. Ni amahitamo yawe kwemera kuba imbata, cyangwa se ni amahitamo yawe ukabyanga ukavuga uti njyewe Yesu yazanywe no kugira ngo ambature. Noneho rero yatanze isezerano avuga ngo nimba batura muzaba mubatuwe by'ukuri rwose. Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 8 n'umurongo wa 36. Aho niko havuga. Tugiye gukora isengesho rero risenya ububata bw'umwanzi. Niba uri umwe mu bantu Satani yatatse, abarozi batatse bakakunyaga, bakakurusha amaboko, bakakunyaga intwaro, tugiye gukora isengesho ry'intambara. Isengesho rimeze ni isengesho ryo kwizera ariko rimeze nk'igitero, nko kugaba igitero mu isi y'umwuka. Tujya tugaba ibitero, natwe tukagaba ibitero. Ntidutegereze ko Satani tugabaho ibitero, abarozi batugabaho ibitero. Iyo byabaye ngombwa hari igihe natwe tubagabaho ibitero, tukabagaho ibitero twambaye kwizera, tugafata za ntwaro z'umwuka, natwe tukagaba ibitero, tukinjira mu rugamba mu izina rya Yesu. Nyuma yo guhishurirwa ikikuboshye, nyuma yo guhishurirwa ikikuziritse, nyuma yo guhishurirwa ukurwanya n'ikikurwanya, ikiba gisigaye nuko nawe ugomba kwinjira mu mwuka ugatangira kugaba ibitero bigamije kwagura cyangwa se gufata amasezerano yawe. Tugomba kugaba ibitero tugafata icyo Imana yaduteganyirije kituri imbere. Tugomba kugaba ibitero tukagarura amagara yacu, tukagarura ubuzima bwacu. Birashoboka ukaba uri kunyumva amagara yawe kano kanya atameze neza, umubiri wawe utameze neza. Urasabwa rero kujya umwuka wawe kugira imbaraga, mu mutima ukagira imbaraga zikota n'imbaraga zirwana kandi zinesha. Ugomba kuba ufite umutima unesha. Yesu yakuzaniye umutima unesha. Muri Yesu nta nsinzwi ihaba, ni insinzi gusa. Yesu icyo yazanye ni insinzi kuba mwizera, ni insinzi kuba mwemeye. Kuko ijambo rivuga yuko umwizera atsindishirizwa mu bintu byose. Yesu yiteguye kukuneshereza no kugutsindishiriza mu ntambaro uhagazemo, mu rugamba urimo. Rwantsinze urugamba urimo urwo ari rwo. Birashoboka kuba ari urugamba rw'imibereho, birashoboka akaba ari urugamba rw'urushako, birashoboka akaba ari urugamba rw'urubyaro, birashoboka bikaba ari urugamba rw'igisuzuguriro, birashoboka akaba ari urugamba rw'ibihombo. Satani yarakugabyeho ibitero akakugabaho ibihombo, ibyo ukora byose bikaferinga, ukayihora uhomba. Birasaba kugira ngo ujye mu mwuka ukubitire, kubita uwo mwuka w'ibihombo ukuveho mu izina rya Yesu. Kubita uwo mwuka w'inyatsi, iyo nyatsi kuveho mu izina rya Yesu. Inyatsi turayikubita, tukayikubitisha amaraso Yesu Kristo, tukayisubiza kuwa yitumye, umwami w'abami akatubohora. Birashoboka ukaba uri mu rugamba cyangwa se waragabweho ibitero. Satani arimo aragenda ahagurutsa irari muri wowe, hari ibyaha birimo biragenda bizamuka, nawe urabyiyumvamo iyo myuka y'ibyaha, urabyiyumvamo irimo iraragata muri buzima bwawe, irari ririmo rirazamuka. Uwo mwuka rero tubasha kukubita nawe ubwawe, ukakubita ukawutegeka uti yewe wa mudayimoni uteza irari, sohoka mu buzima bwanjye, mvira mu buzima. Umudayimoni ukakuvamo. Birashoboka wari umudayimoni w'amahane cyangwa amatiku. Birashoboka ko wajya mu mwuka bw'uteye wa mwuka w'amatiku, we nsohokamo mu izina rya Yesu, kandi uwo mwuka ukakumvira ugasohoka mu buzima bwawe. Birashoboka ukaba ari ibitero by'imyuka mibi, nawe uyumva mu mubiri wawe hari ibintu bigendagenda mu mubiri wawe, hari ibintu bisirikira mu nda, mu mugongo, mu maguru, hari ibintu nawe wumva nyine bigendagenda mu mubiri wawe, udusimba, udukoko, ibiyoka n'ibindi byose mu buryo bw'umwuka. Imyuka mibi yinjiye mu mubiri w'umuntu ishobora guhitamo kubikishaka. Imyuka mibi ishobora guhitamo igahinduka inzoka mu mubiri w'umuntu, ishobora guhinduka bagiteri mu mubiri w'umuntu, ishobora guhinduka virusi mu mubiri w'umuntu. Yamara guhinduka virusi mu mubiri w'umuntu, nivuga ngo ni ikintu cyose ubona kitavurwa, kidahabwa imiti ngo gicire burundu, ujye umenya ngo icyo hari imbaraga zitwa iz'umwuka mubi
zihishe inyuma y'icyo ikintu ubona kidacika kitavaho. Menya ngo inyuma y'icyo kintu cyangwa inyuma y'icyo kibazo hari umwuka mubi, dayimoni cyangwa umuzimu yagishimangiye, yagikomeje ku buzima bwawe. Kugira ngo rero iyo dayimoni iveho, ujye ubyibuka ko Yesu yavuze ko hari n'abadayimoni bamwe na bamwe bakurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Hari imyuka ivaho kuko abantu biyirije ubusa, kuko abantu basenze. Rero ndagira ngo ntagutwaye umwanya wawe, dufate umwanya mwiza wo gusenga. Yohana wa mbere igice cya 3 kuva ku murongo wa 8 ariko B haravuga ngo ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi no kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Yesu yazanywe no kugira ngo amareho imirimo ya Satani ku mibereho yawe. Buri mirimo ya Satani ikuriho igomba kumarwaho rwose mu izina rya Yesu. Uburwayi bw'abadayimoni, uburwayi bw'imbaraga z'umwijima bugomba kuvaho mu izina rya Yesu. Ubukene bukabije bw'abadayimoni bugomba kukuvaho mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Kamere mbi n'ibyaha byinshi ubona Satani yagushizemo bigomba kugusohokamo mu izina rya Yesu, ukaba umugeni wa Kristo witegura kwakira umwami Yesu Kristo ubwo azaba aje ku bicu, aje gutwara itorero nje nawe tukamusanganira tumaze kumva impanda ye, tukazamukana nawe, hanyuma tukazongera kugarukana nawe hano mu isi, tuje kwimana nawe ingoma hano mu isi. Icyo nicyo duharanira. Muririmbyi ararimba ngo ngewe icyo mparanira ni ingoma ya Yesu, ni ingoma ya Yesu. Ingoma ya Yesu nayo turayiharanira mu izina rya Yesu kugira ngo tuzimane nawe. Nge nawe Imana iduherezo ryiza ryo kuzimana ingoma ya Yesu. Rero kubaharanira kwimana ingoma na Kristo basabwa kwiyeza imitima, kweza imitima yabo. Urasabwa guhora wiyeza cyane, urasabwa guhora woga umutima wawe, woga umuntu w'imbere, umuntu w'imbere yiyuhagira akikuraho imyanda yose y'ibyaha n'ibicumuro, ubundi akahora ari maso ategereje ko shebuja naramuka atungutse agakomanga ugomba kumukingurira. Reka rero twigire mu mwuka, twisengere mu izina rya Yesu. Tugiye gukora isengesho kano kanya rigamije gusenya imirimo yose y'umwanzi ku buzima bwawe. Niba ari uburwayi umwanzi yakuzanyeho, yagushoyeho, tugiye kubusenya mu izina rya Yesu. Niwizera urahita ukirira muri iri sengesho. Niba ari abadayimoni bakuboshye, niwizerera muri iri sengesho baragusohokamo, ubyumva nawe ubwawe urabohoka. Ni benshi nsengana nabo Imana ikababohora, ni benshi nsengana nabo Imana ikabakiza, ni benshi nsengana nabo Imana ikabereka imbaraga zo gukomera kwayo. Icyo usabwa wowe ni ukwizera gusa, ukizerera mu isengesho ngiye kurekura, tukagendana neza muri iri sengesho, kandi ukaba ufite ibyiringiro nta no gushidikanya namba ko byanga bikunda. Tugomba kuvuga ngo amina, wakize. Kuko nta uje imbere y'Imana ngo ave yamara amasa. Buri iyo dutangiye dusenga uvuze ngo mwami Yesu, ubugiye imbere y'Imana. Iyo uvuze ngo amena, uba uvuye imbere yayo mu buryo bw'isengesho. Nuvuga ngo rero sasa ntabwo wajya imbere y'Imana nyakuri yaremye ijuru n'isi, umugenga wa byose, ngo uve imbere yayo uko wayigiyeho. Bibaye bityo ntabwo woba wagiye imbere y'Imana neza. Ntabwo wajya imbere y'Imana ngo uve imbere yayo gutyo. Iyo tuvuga kujya imbere y'Imana, nongere mbisubiremo, cyagiye utangiye uvuga uti Uwiteka Imana igira neza. Mbega igihe utangiye gusenga, ako kanya wamaze kujya imbere y'Imana. Igihe usoza isengesho uvuga ngo amina, ako kanya uba uvuye imbere y'Imana. Aho rero urwo rugendo ndi kukubwira, ntabwo ushobora kujya imbere y'Imana mu buryo bw'isengesho mu by'ukuri wagiye imbere y'Imana nyakuri ngo uve imbere yayo uko wari wayigiyeho. Niba ugiye imbere y'Imana urwaye, ni sharti, ni lazima utoke mbele za Bwana ukiwa umepona. Ni ngombwa kuva imbere y'Imana wakize. Uburwayi bwari bwose waba ufite, ikibazo icyo aricyo cyose waba ufite, ukijyanye imbere. Ikibazo icyo aricyo cyose waba ufite ukijyanye imbere y'Imana, ntabwo ushobora kuva imbere y'Imana ukigihari, kiba cyavuyeho. Ubwo rero tugiye gusenga. Tegura umutima wawe, tegura ubwenge bwawe,
hanyuma ukurikirane isengesho. Muririmbyi aririmba ngo umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi nidukurikira inzira y'amasengesho. Bisaba kugira ngo umutima wawe utuze, ubwenge bwawe ubushyire hamwe, ubuhuze n'umutima, utumbire inzira y'isengesho. Ijambo ry'isengesho iryo tuvuga cyangwa iryo uvuga uritumbire, urizamukiremo, ubundi uza kugaruka uvuga ngo amina, Imana yakoze ibikomeye. Ngaho tuza. Hanyuma nyuma yo gutuza, aho waba uri hose, waba uri mu modoka uparika imodoka, tubanze dusenge. Waba uri mu nzu wawe upfukame, dukorere isengesho. Aho waba uri hose wumve yuko gusa tugiye kujya mu mwuka, tukaba intego ari ugusenya imirimo yose y'umwanzi. Kuko ijambo wumvise ko ryavuze ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo ya Satani. Yesu yerekaniwe kugira ngo akumareho imirimo ya Satani kuriho. Yani imirimo yose ya Satani kuriho, ariyo mirimo y'abarozi baba bagukoreye, ariyo mirimo abana b'umwijima baba bakoze, abadayimoni baba bakoze. Yesu yerekaniwe kuyimaraho rwose. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, ndakwakiriye mu mutima wanjye, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye. Ngwino Mwami w'abami, wime ingoma muri njye, ubwami bwawe buze muri njye. Ibyo ushaka ko bikorwa muri njye ari byo bikorwa no mu ijuru. Uwiteka, ndasaba kugira ngo ubwami bwawe buze mu buzima bwanjye, mu mibereho yanjye. Ibyo ushaka ko bikorwa muri njye ari byo bikorwa no mu ijuru. Uwiteka, buri mirimo yose itakozwe n'ubwami bwawe ku buzima bwanjye, ku mibereho yanjye, imirimo yakozwe na ruriya ruhande rw'ubwami bw'umwijima, yose isenyuke ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Indwara, ubukene, igisuzuguriro, ibyaha, kamere, mico mibi, ingeso mbi, intege nke, ubute, ubunebwe, uburangare, ibitotsi by'umwijima n'ibindi bimeze nkabyo, ibyazanywe n'ubwami bw'umwijima ku buzima bwanjye, bigakorwa n'ubwo bwami. Uwiteka, aka kanya imbaraga z'ubwami bwawe zibishenye kuri nge mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Imbaraga z'ubwami bwawe zibishenye ku mibereho yanjye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Icyo ubona cyose Mwami kitatewe nawe, kuko handitswe yuko igiti cyose kitatewe nawe kizarandurwa. Uwiteka, ibimbaho byose bitategetswe nawe, bitakozwe nawe, mibereho mibi ncamo ntatawe nawe, nahawe n'abazimu, natewe n'abadayimoni, natewe n'imyuka mibi, natewe n'abarozi, ibyaha nandujwe n'imyuka mibi, nandujwe n'abadayimoni, nandujwe n'imbaraga z'ikuzimu, byose bisenywe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Byose bisenywe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Uwiteka, buri mirimo yose y'umubisha Satani akorera imibereho yanjye, umubiri wanjye, aha none hanjye, ahazaza hanjye, ibyo ateganya byose ku hanone hanjye, ku hazaza hanjye, byose ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Mu izina rya Yesu Kristo wampfiriye akanzukira, wazanywe no kugira ngo amareho imirimo ya Satani ku buzima bwanjye. Ndatura yuko imirimo ya Satani ku mubiri wanjye, ku birenge byanjye, ku matwi yanjye, mu rubavu rwanjye, iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ku maraso yanjye, ku ngingo zanjye, ku izina ryanjye, ku mwami w'abami, ku muhamagaro wanjye, ku rubyaro rwanjye, iyo mirimo yose ya Satani
ndayangiza mu izina rya Yesu, ndayangiza mu izina rya Yesu, ndatura ngo irangiritse mu izina rya Yesu, ndatura ngo irangiritse mu izina rya Yesu, ndatura ngo irangiritse mu izina rya Yesu. Wampaye ubutware, umpa ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Muri aya masaha ndakandagira buri mbaraga yose y'umwanzi yantwazaga igitugo, ndigaranzura imbaraga z'umwanzi zantwazaga igitugo. Izina rya Yesu ndazikandagira, izina rya Yesu ndakandagira imbaraga z'uburozi bw'ubwoko bwose, ubwo narozwe bw'imitongero, ibihoherano, ibitegano, gucomorwa mu mubiri nkajyanwa mu isi yabo, ndabisenya, ndicomora, nditandukanya n'ibice byose by'ubwami bw'umwijima aho babamboheye, ndivanayo izina rya Yesu. Abanyataka bakanjyana bankuye mu mubiri wanje mu buryo bw'umwuka, bakanjyana hanze y'umubiri, bakambohesha ibibazo byabo. Umunsi nca imigozi yose bambohesheje, izina rya Yesu ndaca imigozi, ndaca umugozi w'umuzimu, w'idini, wa kirozi, wa gipfumo, w'imivumo, y'imigozi yose cika mu izina rya Yesu, cika mu izina rya Yesu, cika cika mu izina rya Yesu, cika mu izina rya Yesu. Tangira uca iyo migozi, tangira uca imigozi bakuzirikishije hirya y'ubuzima bw'umwuka, iyo bakuzirikishije hanze y'umubiri wawe, tangira uyice mu izina rya Yesu. Iyo iri ku maguru yawe yice mu izina rya Yesu, iyo iri ku maboko yawe yice mu izina rya Yesu, iyo iri ku mibereho yawe yice mu izina rya Yesu. Uwo mugozi w'uruzingo, umugozi w'igisuzuguriro, icyo kiziriko cy'igisuzuguriro, icyo bakubohesheje, tangira ugikataguza amaraso Yesu Kristo. Atura amaraso Yesu Kristo uko agiciye, atura ko imbaraga z'Imana zivanye imirimo yose ya Satani iyo amaze imisi agukorera, iyo agukorera usinziriye, iyo agukorera ushyizweyo. Tangira wature kwihiye, tangira wature kwikongotse, tangira uyitwike mu izina rya Yesu. Rekura umuriro w'Imana, manura umuriro w'Imana nk'uko Eliya yamanuye umuriro w'Imana akavuga ati umuriro w'Imana umanuke ubatwike niba ndi umuntu w'Imana. Nawe tangira wature umanura umuriro w'Imana mu buryo bw'umwuka, utwike imyuka ikwegereye, twike imyuka iri mu nzu yawe, twike imyuka iri aho utuye, twike imyuka iri mu mubiri wawe. Iyo myuka mibi gusokemo mu izina rya Yesu. Ndatura ngo umuriro w'Imana umanuke utwike kandi ukonkore ibikugose byose bikurwanya katika jina la Yesu. Ijambo riravuga ngo bantu 1000 bazagwa iruhande rwacu, bandi inzovu bazagwa iburyo bwacu. Ndatura mu izina rya Yesu abakurwanya bose, baba 1000 baba miliyoni, bagwa iburyo bwawe mu izina rya Yesu. Kuboko kuwiteka kubagushe, kubakubita hasi katika jina Yesu. Abakugabaho ibitero by'akirize, ibitero by'inyatsi, abakugabaho ibitero byo gusenyera ahazaza hawe, ibigusenyera imbere hawe, ibigusenyera umuhamagaro, ibigusenyera impano, ibigusenyera umubiri, ibigusenyera urugo, ibigusenyera umubano wawe mu izina rya Yesu, ibigusenyera relationship mu izina rya Yesu. Ibyo bitero mbikubisa hasi, bitero bigusenyera business, bigusenyera imikorere, bigusenyera ejo hazaza, byose ndabihagarika kwa jina la Yesu. Handitswe yuko ibyo duhambira mu isi no mu ijuru bihambirwa. Turahambira imitwaro y'indwara iyo bagushizeho, tugutandukanyije nayo. Izina rya Yesu ndagutandukanya n'umutwe udakira, mu izina rya Yesu ndagutandukanya na diabete na kansa, mu izina rya Yesu ndagutandukanya niyo mivuduko, mu izina rya Yesu ndagutandukanya n'iyo nyatsi, mu izina rya Yesu ndagutandukanya n'uwo mwaka niyo mikoshi, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Ndagutandukanya n'imivumo y'abantu n'amagambo mabi y'abantu, ayo bakohera, ayo bakuvugaho nabi, ndayasibisha amaraso Yesu Kristo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'umwuka wera ndagutandukanya
na buri mizimu yose, na buri mahembe yose, na buri mashitani yose ayo bakoherereza, ayo bagusunikira, ndagutandukanya nayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'uruzingo rwo kudashaka, uruzingo rwo kutabyara, ndabisenya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ndagutandukanya na buri mwuka wose wo gukenyuka, ndawirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya na buri mwuka wose wo gusubira inyuma, wo gusubiza inyuma ku manywa na nijoro, utakwemerera gushikama mu gakiza, utakwemerera gushikama mu rugo rwawe, ndawirukana katika jina so. Mbaraga zihora zigusubiza inyuma ndaziviba, ndazegeranya mu mwuka mu izina rya Yesu. Ndazitegeka guhunga ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko nta ntwaro bacuriye kuturwanya zagira ikidutwara. Handitswe yuko umuntu umwe muri twebwe azirukana ababisha b'igihumbi mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mu mbaraga z'umwuka wera handitswe yuko ahari bazaterana, ariko uzaduteranira wese azagwa ari twazize katika jina Yesu. Handitswe yuko abaduhata bose bazagaburirwa inyama zo ku mibiri yabo, bagasindishwa amaraso yabo bwite nk'abasinda vino, bakamenya yuko Uwiteka ari umukiza wacu. Ndatura kugira ngo muri aya masaha mu izina rya Yesu, ibiguhatiriza kuba mu bibazo, ibiguhatiriza kubura ibitotsi uryamye nijoro, umuriro w'Imana bitwite, bigaburirwa inyama zabyo, bisindishwa amaraso yabyo kwa jina la Yesu. Ibiguhatiriza gukena, umuriro w'Imana bitwite mu izina rya Yesu, bikubise biguhunge mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'umwuka wera. Tese kiria holia. Komeza gushenga, komeza guhaya, endelea bomoa hizo nguvu za giza. Teketeza huo uchawi, haribu huo uchawi, vunja huo uchawi, teketeza huo uchawi, haribu uchawi wa kuangiwa, haribu uchawi wa aina yote, haribu mitego ya kichawi. Komeza gusenga, senya imitego ya kirozi, ibyo utegwa mu rugo rwawe, ibyo utegwa aho ngaho mu marembo, ibyo utegwa mu nzira ucamo, tangira ubitwike, tangira ubirimbure. Rimbura ibyo ugaburirwa mu bitotsi usinzire nijoro, rimbura ibyo ugaburirwa mu bitotsi bya nijoro, ubitwikisha umuriro w'umwuka wera. Twika uwo mugabo ugusambanya, wa mugore we cyangwa wa mukobwa ugusambanya mu nzozi, mutwika itandukanye n'uwo mugabo ujya gusambanya. Ndakwirukanaho n'icyo kigabo kigusambanya, wa mukobwa wa mugore we, mu izina rya Yesu. Daimoni igusambanya mu nzozi ndayisenya, ndayirimbura, ndayigutandukanya nayo mu izina rya Yesu. Nawe tangira witandukanye n'uwo mudayimoni ajyaga gusambanya mu nzozi, wajyaga kusambanya mu bitotsi bya nijoro. Uwo mwuka n'umwuka ukomeye, urimbura, udivorce nawe mu izina rya Yesu. Nawe wa musore, nawe wa mugabo, niba ufite umugore uryamana nawe mu bitotsi bya nijoro w'umudayimoni mu nzozi, itandukanye nawe, mutwike mu izina rya Yesu, murimbure mu izina rya Yesu. Mubwire ko utaryamana n'imyuka, kubiteho myuka ihunge ubuzima bwawe, yirimbure mu izina rya Yesu Kristo. Atangira uwahoze rero imigisha yawe bwite, waturuti ndabohoza mu izina rya Yesu umugisha w'amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari byarambujije amagara meza, kugubwa neza ku mubiri wanjye, ndabisenya mu izina rya Yesu. Mbohoje umugisha w'amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Mbohoje umugisha wo gukorera Imana, gusabana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo no kugena nayo. Mbohoje umugisha w'ubutunzi, mbohoje umugisha w'ubukire mu izina rya Yesu Kristo. Mbohoje umugisha w'urubyaro, mbohoje umugisha w'urugo rwiza. Komeza ubohoze iyo migisha yose mu izina rya Yesu. Komeza ubohoze iyo migisha, bohoze umugisha w'urugo rwiza, bohoze umugisha w'urubyaro, bohoze umugisha w'urubyaro rukomeye, kandi rufite ubwenge. Bohoze umugisha w'iterambere, bohoze umugisha w'ukuboko kwiza, bohoze igikundiro, bohoza kwemerwa. Komeza usenge mu izina rya Yesu. Wature yuko icyangiro cyose, icyo washyizweho n'umwanzi, icyo waboheshejwe n'abadayimoni, icyo waboheshejwe n'abarozi, atura ko gicitse kwa Yesu. Ndakwirukana icyangiro cyose, icyo waboheshejwe hanze y'umubiri wawe bakakikubohera ho mu isi y'umwuka, ndagutandukanya nacyo mu izina rya Yesu. Umwana w'Imana nzima acira gukundwa mu izina rya Yesu, acira kwemerwa mu izina rya Yesu. Patasa karahoria buri cyangiro cyose kikuri
kikuriho ndakivima. Umwuka wakiguteraga ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka waguteraga umuti udakira ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka waguteraga uburibwe bwo mu nda, uburibwe bw'umugongo, ndawirukana umwuka kuva mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka waguteraga ibihombo, ibyo ukoze byose bikanga, ndawirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho kubohoka muri aya masaha, ndakwaturaho imbaraga zikubohora muri aya masaha, ndakwaturaho umwuka wera kugira ngo kubohore kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Nohereje marayika ushinzwe gucira inyururu no gucingurira abari mu nzu z'imbohe mu buryo bw'umwuka, agucingurira gukuraho wari uri mu izina rya Yesu. Aho umurozi yakuboheye, aho yagushize mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri mu kibindi, marayika kuvaneyo mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri munsi y'igiti cy'umunyinya cyangwa se cy'umukuyu, marayika witeka gukure munsi y'icyo giti mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri mu giti cy'umuvumu, marayika kumanura mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri mu mwobo, marayika kuvaneyo mu izina rya Yesu. Vayo, va muri uwo mwobo mu izina rya Yesu Kristo. Vayo, va muri ibyo bibazo mu izina rya Yesu Kristo. Vayo, va muri ubwo burwayi mu izina rya Yesu Kristo. Vayo, va mu rupfu mu izina rya Yesu. Birashoboka neza amatkuba waramaze kwinjira mu rupfu, warakubohesheje urupfu, rukurekure mu izina rya Yesu. Soka, va mu rupfu mu izina rya Yesu. Soka, va mu rupfu mu izina rya Yesu. Habwa ubuzima kuko Yesu Kristo yavuze ko ari we kubaho no kuzuka. Zuka mu izina rya Yesu, ukurwe mu rupfu rw'abarozi, ukurwe mu rupfu rutunguranye rw'abadayimoni, kwacina Yesu. Habwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Acira kubaho, acira kubaho, acira kubaho. Buri mva yose yibonagamo yivanwemo mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwobo wari waratabitsemo uvanwemo mu izina rya Yesu Kristo. Buri mirimo yose wari warakorewe y'ubugizi bwa nabi ukayikorerwa mu buryo bwa Satani, mu buryo bw'amahera akomeye cyane, bikozwe n'ubwami bw'umwijima, bikozwe n'abanzi bawe, iyo mirimo ndayisenya ku buzima bwawe, ndayisenya ku mibereho yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura mu intsinzi y'amaraso Yesu Kristo ikugaragayeho. Nzamuye ibendera rya Jehova Nisi, napandisha bendera la Jehova Nisi, lipandishwe la ushindi kwa ajili yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tuzamuye ibendera rya Jehova Nisi, ibendera ry'ubutsinzi ku mubiri wawe, ku mibereho yawe, ku rugo rwawe, ku mikorere yawe, ku buzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi kawe, mu izina rya Yesu. Tuhazamuye ibendera ry'ubutsinzi, tuhazamuye ibendera ryitwa kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakuneshaga byose urabyigaranze, bikubiswe hasi, ibintu birahindutse mu izina rya Yesu. Ibyo byari bigufiteho ububasha, byari bigufiteho ubushobozi, natwe yuko ibintu bihindutse ari wowe bigezeho ububasha mu izina rya Yesu, ari wowe bigezeho ubushobozi, urigaranzuye mu izina rya Yesu. Byari byaragutsikamiye, ni wowe bitsikamiye. Zopete sekiriya horia. Hari abantu muhawe gutsikamira ibyabatsikamiye, hari abantu Imana ihaye kwigaranzura ibyabarushije imbaraga, ibyabarushije amaboko. Imana ihinduye ibintu, iguhaye amaboko ku byakurushaga amaboko, ni wowe ubirushije amaboko mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana. Hari indwara Imana ibohoye, hari indwara Imana ikijije ku bantu dusenganya rino sengesho. Hari ibitangaza byinshi Imana ikoze mu buzima bwanyu. Mwizere, nyuma yaho ngaho muzaduhamagare muduhe ubuhamya. Mugira amahoro, mugira amahoro. Ubuntu bw'Imana bubane namwe, ubuntu bw'Imana ukomeze gusesekara mu buzima bwanyu. Shalom shalom, shalom shalom. Hanyuma utari gakora subscribe, ntugende utayikoze. Muhabwe umugisha, mugirirwe neza n'Imana. Shalom shalom.